Yenda wiha icyo gikoma rero umwe ujye ku ishuri hasone. Nyiramareza. Karame Stefa. Ese byakugendekeye bite Nyiramari? Wa muntu. Burya bya bintu birarangaza koko. Nsanze abantu benshi banyandikiye kuri WhatsApp, harimo abo tutaherukanaga rero nuko bituma nandikirana nabo. Mama ufite smartphone? Ariko mugera amabanga we. Waguze telefone ryari Nyiramari? Mbega mama warayiguze uraza urayiduhisha? Nta minsi nyimaranye da. Gusa nyine nuko byagaragaye ko hari amakuru ntamenya kandi mfite inshingano zikomeye zo kuyobora koperative. Nuko biba ngombwa ko nyishakisha. Nubundi wari warasigaye inyuma. Mbega amahirwe ngize we. Ubu hano iwacu hari smartphone ebyiri, iya Kantengwa n'iya mama. Ngiye kujya nzisimburanya. Kumva se ari ya mushiki wawe indi kabi ya nyoko uzazisimburanya ari zawe nduti? Bazajya baniza nkora ubushakashatsi bwanjye. Ibyo byibagirwe ku yanjye rwose nduti. Telefone yanjye si igikinisho cy'abana. Uhore wumve mama, none se uzanga kuniza ngo nyikoreshe mu bushakashatsi bw'amasomo twiga ibimariye iki? Umugore wanjye abaye umukire mu bandi bagore babakiri Nyarurembo. Ariko ye mbabarira di nimuve muri ayo muze munywe igikoma muve hano. Nanjye se wese ukinyweye wabiki? Ubu mbyuke muha mu gikombe koko? Ubonye yaba agacupa nkakagotomera bikamfasha gutangira umunsi neza. Mama urakomeje se ngo ntuzaniza telefone ngo nanjye bimfashe gutsinda neza nk'abandi bana? Bigeze bite murebwe? Ubu se wowe ntubireba Rureme? Nta kintu uyu mwana ari gushyira mu nda ngo agihamemo. Ubu se noneho ngo ikimugwane? Ntacyo mama, ndashaka kwiryamira. Ndakugira nte koko ubu mwana wanjye ko icyo ushize mu nda cyose kiri kugaruka? Ariko se murebwe ndakumva maze kubona ameza atyo koko kucyo utamujyanye kwa muganga koko murebwe? Urabona se atari we nari ntegereje ngo tujyane Rureme, none ndumva hinda n'umuriro. Munda naho hararya mama. Ayiwe harakurya mwana wanjye, ihangane se tujyane kwa muganga. Ariko se koko ubwo wabuze ibikiri koko utegesha igare ngo mujyane murebwe? Uwo warinze kundagiza ngo mve kugemura amata koko? Barangaye rwose. Mbese ko wivugisha ngo ibiceri byo gutegesha igare byonyine nkaho uyoboye ikibazo dufite Rureme? Ikibazo? Ikibazo nyine. Iki kibazo se? Noneho wibagiwe yuko utishyuye mituweli. Ariko se ubwo we koko imyaka yose yarishize nishyurira ubusa kuko wagira ngo nshyireho nandi? Ngo wishyurira ubusa? Nishyura ubusa nyine. Kwishyura mituweli se n'ukwishyurira ubusa Rureme? None se uretse umugwaniza utunguye akarwara twaherukaga kuyivuriza aho ryari? Si kera ujya ku bitaro kumubyara? Nuko rero itegure ko ugiye kugera ku kigo nderabuzima bakabanza bakaguha urw'amenyo, ubundi ukanishyura akayabo k'amafaranga. Ese ubundi kubimurikiraho nkaho uyoboye impamvu nta faranga rigomba gusohoka muri runo rugo murebwe? Ntayuzi? Ndabizi ko wafashe icyemezo cyo kuzigama amafaranga ngo uzagure imodoka, ariko ko aho bigeze umenya uzayigura usigaye wenyine muri uru rugo. Ngo nafashe icyemezo nkaho nagifashe njyenyine murebwe? Nukuri sinari ngushyigikiye cyane Rureme, nako rimwe numvaga bifite ishingiro, ariko noneho aho bigeze imodoka igiye kuzadukoraho pe. Kandi murebwe ndakumva nanga ko twumvikana ibintu warangiza ukampinduka. Ngo hindutse nese kandi? Yewe va muri ayo, gira tujyane umwana kwa muganga dore arahinda umuriro. Ariko se mure ndakumva twumvikane rwose, ubu nta buryo naguha amafaranga ukamujyana ko mbizi neza ko ntari gutira abantu koko ku kigo nderabuzima nima basanga bakavuga ngo sinishyuye ubwisungane mu kwivuza koko. Ntabakira urw'amenyo koko. Yego ye, mbese ngenda bari ngiye useba. Turajyana Rureme, singusiga hano rwose, itunganye vuba tugenda ahubwo umwana ataraturembana. Nizere ko utaduhamagariye ubusa nduti. Birumvikana ni abatuje kwikinira umupira ku busa. Ariko se mugabanya amatsiko. Nyine mbafitiye inkuru nziza. Kutayitubwira suka tureba gusa. Ubu tuvugana mama wanjye ari mu batunze smartphone n'ahangaha Nyarurembo. Nicyo gitumye tubuza kwikinira. Nanjye simbyumva rwose. Uduhamagaye kutumenyesha ko mama wawe afite smartphone. Niba ari ibyo washakaga kutubwira twabyumvise, watureka tukajya kwikinira se noneho? Ahubwo njyewe nagiye, sinarinzi ko ushaka kudutesha igihe. Si ukubatesha igihe ariko
ngira ngo munyigishe uko mukoresha smartphone. njye na sano turabimenyereye kuko papa na mama baradutiza. Numva ko ubwo nanjye ngize ebyiri, imwe ya Kantengwa n'indi ya mama. uzi ko uvuga ngo ugize ebyiri nk'aho ari izawe. Imwe ni iya mushiki wanjye, indi ni iya mama wanjye. umva smartphone ni isi, muri yo wahabona ibintu byinshi, umuziki, games, filime, mbese iyo uyifite uba ufite ibintu byinshi mu biganza byawe. Uhore wumve sano. Nahise icy'ingenzi nibyo by'imiziki na za games akeneye. ibyo ni byo bya mbere mwana nduti, habamo udufilime twiza dusobanuye. Sha munyigishe uko babireba, ibyo byose ndabishaka. none se turabikwigisha gute ntayo dufite hano? icyo mubwira ni uko namwe mu masomo twiga nako hafi ya yose smartphone ishobora kuyagufashamo. Ngize amatsiko yo kureba ibintu byinshi yibitsemo yewe, mumbwire uko nabireba. keza tuyifite pe. ubifite nabikwereka, naho kubikubwira mu magambo sinabishobora. Ubu se ninyitira mama cyangwa Kantengwa bazemera kuyimpara? ibyo se urabitubaza, twe turabizi. Apo nibaye inyuma nzayicomokana batabizi. ubwo se watinyuka gutwara telefone ya mama wawe atabizi koko nduti? none se musanze bikomeye cyane ku buryo mutamba ibyo bisubizo Pascal adahari muga? ibisubizo turabiguha, ariko byari kuba byiza Pascal ari hano umukobwa aja. erega umenya nararengeje igihe cyo kubyara, akaba ariyo mpamvu bimeze gutya. oya siko bimeze mukobwa aja, igihe nticyarenze rwose, gusa umugabo wawe arakenewe kandi byihutirwa. murabizi ko dutunzwe no gukora ibiraka kandi iyo tutakoze tudahembwa muga. Pascal rero ntiyareka ikiraka kandi aricyo kiri bumuha amafaranga yo guhahira abana. ndabizi, ariko ubuzima bwawe n'ubw'abana twite buramukeneye cyane mukobwa aja. dore ntibameze neza mu nda, ari nayo mpamvu utameze neza. niyo mpamvu naraye ijoro ryose mpagaze muganga we, nihengekaga bikanga neza neza. nuko rero mugomba kwitegura kujya ku bitaro bikuru, kuko ntushobora kubyarira hano ku kigo nderabuzima. oya muganga we, mu bushobozi bwanyu bwose mumfashe sinzajye ku bitaro. kandi nkubwira ko ibizamini bagukoreye byagaragaje ko abana utwite batavukira hano mukobwa aja. kubera iki mu ruhanya koko? sinjya mbona kwa kane dogiteri aza hano, nako na tetireri wanyu yabishobora azambyaze. bishoboka ko kubyariza hano yabikora rwose, ariko ntibyashoboka kuko uzabyara ubazwe mukobwa aja. yego ngewe mukobwa jana, ubwo imbyaro mfite urazizi devo? niba izo watubwiye ntabwo wibeshyeho se 6 se? nuko rero izo nshuro zose nazibyariye ku kigo nderabuzima sinigeze mbagwa. ubu rero niko bizagenda, kuko nk'uko nabikubwiye abana ntibameze neza mu nda. nagiye kera ku busamana yanjye we. niyo mpamvu umugabo wawe akenewe, kuko mugomba kwitegura mukagenda bitarenze ejo. ngo ikimuga? bitarenze ejo mugomba kurara ku bitaro kugira ngo ukurikiranirwe hafi, bityo ubuzima bwawe n'ubw'abana utwite budahungabana. ni ukuri kunyohereza ku bitaro biragoye cyane muga. hari abana mfite mu rugo bankeneye hafi, hari ibibazo bihari, nako nta n'ubushobozi mfite bwo kujya ku bitaro. nta yandi mahitamo mukobwa aja, mu munsi umwe wonyine ugomba kuba uri ku bitaro bikuru. none se indangamuntu wambaye ni yawe Rureme? ntubibona ko ari yanjye se? yego bafotoye isa n'uraramye, ariko ninjye rwose. waheruka kwishyura mituweli ryari? urebye imyaka 3 irashize narayishyuye, hanyuma rwose nta muntu warwaye icyo akora. sinzi impamvu ndi kwandika izi nimero zawe sinkubone muri sisiteme pe. ariko se kunzi ko icyiciro ngifite. ibyo byiciro se biracyakoreshwa Rureme? none se bakoresha iki? sisiteme imibereho. ariko ibyo uvuga sinzi ibyo ari byo. icyo nibuka ni uko nibuka ko nari mu cyiciro cya 2, nyuma bakabihindura bakanshyira mu cya 3, sinjya no kuburwa n'ababurana. Rureme rero ndabona nkomeza kugerageza kuzana nimero zawe muri sisiteme ntibikunde pe. nyamuneka rwose ngiragereza, dore nagiye ku kigo nderabuzima kuvuza umukobwa wanjye banshaka yabo. hagize undi muntu urwara mu muryango wanjye rwose nahura n'ibibazo. ariko se ubusanzwe umuntu nkawe Rureme ni ko tutishyura mituweli koko? umuntu afite ibintu byinshi ahujyemo wa mwana w'umukobwa we. ubu rero ntacyo nagufasha pe. ntibiri bukunde se kwishyura mituweli? ushobora kuba utarabaruje urugo rwawe, bityo ukaba udafite amakuru yuzuye muri sisiteme imibereho. ibyo uvuga ni bike ariko, ngo imibereho, ngo sisiteme, ngo ibiki n'ibiki, ibyo se ni ibiki? urajya ku biro by'akagari utanga amakuru yose y'urugo rwawe muri sisiteme imibereho, ubone kugaruka hano ngufashe. kuramfasha ibiki? barambwiye ko ibirebana no kwishyura mituweli byose bikorerwa ku irembo. nkurira cyangwa umbwire. nuko bimeze rwose,
hari n'ubyikorera kuri telefone ye ariko bisaba ko urugo rwawe ruba rwanditse muri sisiteme imibereho. ubwo rero njye ku kagari cyane rwose nibo bafite ubushobozi bwo kugufasha. ubwo bivuze ko ngiye kujya ku kagari bakampindurira icyiciro cy'ubudehe nkabona kugaruka hano. kandi nakubwiye ko ibyo byiciro by'ubudehe bitagikoreshwa kuko Rureme, genda baragufasha kuzuza amakuru akeneye muri sisiteme imibereho ubone kugaruka hano. none se ko nkubwiye ko ibyo bya sisiteme imibereho ntabizi, ntusobanure wa mukobwa we rwose uramfasha iki? nyine jya ku kagari nako ibyiza wazindukirayo kuko Sedu ntawe uhari, ari ku murenge aciye hano mu kanya numva avuga ko batumiye mu nama itegura umunsi mpuzamahanga w'ubukorerabushake. ngo umunsi mukuru w'ubukorerabushake? none se kandi bagira umunsi wabo? yewe nuko nabyumvise yahamagaraga abayobozi b'imidugudu abasaba kubimenyesha abakorerabushake bose. ariko ye harya ubu akazi kawe ko gukora mu irembo si ubukorerabushake ra? ibibazo Ruremesha ahuye nabyo bimusigira irihe somo? wowe se ufashe izihe ngamba? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. hano muri studio ndi kumwe n'abagenzi banje twakoranye iki kiganiro cya nyuma kivugiye Irlande. turi kumwe na Mark Niyonkuru yarahagarariye iki kiganiro na Frega kwa yari umuyobozi mfata kibanza wa radio BBC Gahuza Miryango. abandi nka Jacques Nitegeka na Prudence Ngiyumva ntibabaye hafi. Reka mpere kuri Fela, waramaze imyaka ingahe hano muri BBC Gahuza Miryango? maze imyaka igera kuri 29 wari hano muri BBC Gahuza Miryango kuko nahageze muri 1996 bamaze imyaka 2 batangiye. abatwumva canke abasoma amakuru yacu ku mbuga hwaniro baribaza twebwe twaradukorera ngaho i Londres iyo tugiye kuja tuzogenda Nairobi none? nabibonye ibyo bibazo bavuga bati tugiye mu zabukuru. hariho bamaze kujya mu bindi bisata bya BBC, hariho ndetse n'abashatse akazi ahandi, hari n'abandi bagishakisha ariko aba Nairobi bo dufite ubu ngubu umurwi wuzuye, aba hano Londres baracyari hano. ego ntituraja mu zabukuru turacari bato. inyuma y'iyo myaka yose utashe wiyumva gute? icyambere ntabwo byari byoroshye gutera ikirenge mu cy'abantu nka Rohanda Yihurume, nka Yusufu Mugenzi, abantu bakoze itangazamakuru ry'ubunyamwuga buri hejuru. rero batwigishije uko itangazamakuru rikora mu buryo buri hejuru. kubatera ikirenge muri bo rero byari ibintu bitoroshye, byasabaga ubutwari, byasabaga ubuhanga, ubumenyi, ubwitange n'ubunyamwuga bukomeye. aho ngaho niho navuga yuko BBC Gahuza Miryango yagize ubutwari n'ubuhanga n'ubumenyi mu gukora amakuru, cyane cyane dusigasira ku izina rya BBC kugira ngo abantu bakomeze kwizera iyi nsamirizi. urakoze Fela. Mark, nawe uramaze imyaka ingahe ngaha? Jewe natanguye natanguye mu 2018 mu kwezi kwa gatandatu, nari maze imyaka ndwi nkora ngaha. muri iyo myaka amateka ujanye n'ayahe? icyo nibuka kuri BBC nzokwama nibuka nuko BBC ari radio y'ukwizera kuko itanga amakuru ko kubamaze guca hirya no hino bakabona ko ariyo. ikindi novuga nuko mu hirya no hino muri BBC na cyane muri BBC Gahuza Miryango mvuga nti hari ikintu gikomeye kimaze gushika kuko amakuru ubunye aza ku mbuga zitandukanye ku buryo umuntu ashobora kuyabona ku ma video n'ahandi. ivyo nivyo bintu novuga nti sinjanye byiza gushikako. Makareka tunabaze natwe ni ntayatubajije nawe tukubaza we wageze hano ryari na kandi utanye iki? nayo maze hafi imyaka 3 nkorera ngaha kuri BBC Gahuza Miryango. ndumva mpimbawe cyane kuko nasanze abanyagihugu bamuka mu Rwanda, mu Burundi na Kongo baba ngaha mu Bwongereza canke Manamba nkuko tuvyita, nabasanze ku kivi ndabasaba amakuru barayaduha. sinicaye mu biro ngo ndindirayo bagenzacu baturungikira bari mu bindi biro bya BBC. kuva rero yimukiye Nairobi ni vyiza kuko ni hafi y'akarere k'ibiyaga binini, amakuru azokoroha kuronka kuko iradio yabigereye.
reka mbere y'uko urangiza dushimira abantu bose badufashije muri iri tangazamakuru muri iyi myaka 30 ishize kuva bahatangiye kugeza natwe ahangaha turangiye. Reka dusezera abantu Nina. Agasaga. Abadukurikira kuri Facebook turabasezeye. Abo bose badukurikira kuri radio turabasezeye. Twifurije ihirwe n'ikaze abagiye kudukurikirana batera ikirenge mu cyacu bari i Nairobi muri Kenya.